Nongeye kubasuhuza mwebwe tubana bya buri munsi by'umwihariko wowe wakoze subscribe kuri YouTube channel yacu Urwego Kabiri. Uyu munsi mbere ko ntangira nifuje kumanza kubatamo story y'umukobwa mwiza mu mujyi wa Kigali. Umwana w'umukobwa mwiza yarapfuye. Amaze gupfa abahungu batanu ako kanya bahise baba single. Mu gihe ingo zigera muri 5 zose zikajya ku murongo zikiba kandi bushyashya kubera ko izo ngo 5 yari amaze gutwara abagabo bazo mu rugo ahura amakimbirane yuko yo kudakora akantu neza nk'umuntu wawe umugabo mu rugo rwe. Nkomeza uyu munsi rero nifuje kubabwira bimwe mu bintu bizakubwira yuko umuntu mukundana urukundo rwanyu hajemo agatotsi, bakitanga agatotsi cyangwa se hajemo umwijima mukunda. Ariko akora undi muntu hagati ari kwishyamo imbaraga uri kugiye gutwara umukunzi. Rero kimwe mu kintu kizakubwira yuko umukunzi wawe atakikwitaho se cyangwa se urukundo rwanyu rugiye kurangira. Icyambere, umwanya yaguhaga nicyo kintu cyo ngine kizakwereka yuko umuntu mukundana cyangwa se mwakundanaga urukundo rwanyu rwajemo agacucu cyangwa se atakikwitayo, atakenera kukubona, atakenera kongera gukunda. Y'umuntu umukobwa cyangwa se umuhungu, umuntu wese uri mu rukundo runaka, ikintu cyambere kimuranga ni umwanya atajyabura. Muzabicunga kenshi iyo muri mu nkundo cyangwa se iyo turi mu nkundo, usanga iyo umuntu akubwiye ngo nsanga ndifuza ko duvugana, umwanya uboneka. Gusa nubona hajemo ngo ndahuze, nitondesha, sinkunda ibintu by'unyanga urukundo rwawe nawe hajemo akandi kantu, icyo gihe nushaka uzaba uparitse witonde, cyangwa se nawe bishoboye ushyira imbaraga nyinshi cyane kugira ngo ujye mwigarurire. Ibyo nabyo nzakwigisha uburyo ushobora kuba bikora ukagarura umukunzi wawe mu gihe ubona yuko arimo aragenda. Ikindi kintu uzabona yuko kizakwereka yuko umukunzi wawe urukundo rwawe nawe ruri kurangira cyangwa se ari kugucikaho, ni igihe umuhamagaye. Igihe uzamuhamagaye umukunzi wawe ukumva kenshi ari kuri telefone, yaguha umwanya wo kuba yakwitaba, umubwiye ngo yitondeshe muri business z'akazi, amapeti y'undi gupanga, icyo gihe ujye ko umukunzi wawe tayari amutwaye. Uyu munsi nawe sinavuze ngo ni umukobwa cyangwa se ni umuhungu gusa, nyine bitavuze ko ari ahantu, bitavuze ko hatari ahantu bigira imbaraga, wenda ahantu ngo urukundo rugira imbaraga rwo kugenda vuba. Icyo gihe uzavuge ko nta mukunzi ufite, niba ngombwa uzabona ashaka umusimbura. Akandi kantu kazakubwira yuko umukunzi wawe arimo aragenda, ni igihe atakikwitaho. Atakikwitaho bazira ukuntu umukunzi yaba yakwitagaho, ashishikajwe no kumenya uko waraye, uko waramutse, uko wiriwe, icyo wariye. Gusa nubona atakiri kubyita ibyo ngibyo, noneho wageze kumaza ati se umunsi wagenze ute, akavuga ati ko wagenda koze so ugena. Barabivuga ibyo bintu, ibyo byo bikunda gukora by'umwihariko abahungu bakunda gukora ibyo bintu byo munyango urukundo rwawe rwarangiye. Noneho rero nibutsa abantu gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ya Urwego Kabiri. Nanabashimira cyane. Twahinduye logo sindimba mwabibonye, twakoreshaga logo nayo ikizeru, ariko dore logo twahinduye, sinzi muri kuyibona. Iyi niyo logo nshyashya mubibona, then iyi niyo logo nshyashya, ni Urwego Kabiri nayo. Ubwo ku muntu ushaka gukora subscribe iyi logo, yego ni inkunga ikomeye cyane. Gukora subscribe yazanyu nizo ngenderaho nongera ibiganiro umunsi ku munsi.